amategeko nahawe babimenye ko yuko ejo ari inama bamenyesha ko ejo hari inama mwese mugomba kwitabira nta muturage n'umwe ubuzemo akazagira uburamo azacibwa amande y'ibihumbi 67. ubwo rero bivuze ko yuko mwese wasanga ikibazo cyanjye bakiri Louise uko se shuri no mubwire wiki se no ndoka ushobora inama y'abakiriya utazana nyine ifasashe simbwire ntabwo ndi kumbera kuvuga aho hose kandi kubona batunze yajya kwirega wivuga ibintu byose cyane ndahinaga mbirega ntabwo wese none cyane nabucyo nakora pe ko ngiye kumva kutesa icyo wa hari inama yo kuvuga ibibazo byacu nta kibazo kuzayatanga mu gihe umva na Joseph ngiye umva ngomba kujya kumwaka ngiye ngomba kujya kureka bakamukuranga ntabwo ndaje nanjye ndi mu nzira ntakerera ariko mwihangane nahageze nanjye baramuzi wowe koresha iyo bwaba gusiba nk'abandi bana iyo gihe n'ino generasiyo karakina fo ariko ntacyo bitewe n'uko ahantu akorera hakorera atayishyura tugomba kumwishyuza ariko nawe ufite ikibazo bari kukundegaho umugore wawe ntugitanga gitanga ibintu bitanga amafaranga y'ibintu nugenda ukajya mu nama mugabo rero karakuvuna ntakunda ariko turajyana ntabwo tugenda bobo wajye fa biti amafaranga agenda yo kuzeba amahukira abashurayisha ndakubwira ibyo kuvuga ubwo ngubwo turaza kureba mugabanya amagambo turaza kuyangisha mudakubiswa ahubwo do nazajyamo ahubwo ni buri muntu bigiye gusubirwamo uzongera umuze n'ibitwe y'intoki noneho murabana muri
ariko ingo zanyu ntibi uyu mugore je nta mafaranga oya ndaguha ikica tukunya baba kusagure ba reba kunangana reba sha mugabo ki uyu mugore nawe ntabwo yoroshye nubwo mureba gusa siba nawe urasa kuko hajya ngo nayisanyi amafaranga yawe yengwa amafaranga ndagukubita ndakongeza ahubwo ndakongeza nidusubira mu rugo ahubwo ngiye kuyobora inama kuko umudugudu reba n'akamenyero God have mercy upon us. nongeye kwirirwa none se ko n'ubari inama mwayigize mudugudu ntabwo yari yagera mudugudu ariye ko nari kumubona aho rero urabaza amenye uko nta urimo urabona hano tubaze nambwiye ngo muzanya agiye kuza ugiye kugitanga umusoro ahubwo kado abaturage nuko mwabaye ko urabona amasaha tutagereye ntago mugikora umuganda je n'umuntu rutsariya mu modoka mbona imigani imeze nabi amafaranga aba bagore rwose bakoramo amazuru He needs some milk. ujya inama igiye gutangira ibazaho umuntu w'umugabo ajya kurega umugore ujya muceceke umva rero akanya kashobotse umva wa mukobwa ari abajya bakanazi ntibahishe akanya muceceke dutangiza nagize inama nawe abafunga urabona rero ndimo abanyerondo barakujyana rero aba bagore bano bakobwa murabizi ko mwese turusaku mufite hano ntabwo inama yatangiye ariko ntabwo mubyumva murabizi neza icyo nabahamagariye hano mwese oya ceceka ariko se uyu mugabo kandi abanyerondo barakora ariko n'abanyerondo bari hano nawe tageze ntabwo tumuriye murabizi icyo nawe nabahamagariye hano muri uno mudugudu wanyu wa Nyirenga nimba ari Nyiranga uvase we ndavuga namwe muvuge muri cyo kintu amagambo yanyu murabizi urumva murabizi muri uno mudugudu wanyu harimo ibibazo byinshi harimo ariko banza agiye kukujyana ariko se mwacecetse we muceceke mvuge ikibazo cyanyu mufite muri uno mudugudu warya ngo umuntu mudugudu wanyu bawita ngo kiwe we Nyirangarindi mufite nyumvira gitifu mu midugudu uyobora yose mufite yanyobora akagari mukuru waje gukora inama utazanukiye wowe ariko se ndahazi ni muri Nyirangarindi reka mbabwire uyu mudugudu wanyu ufite ibibazo umudugudu wose nazengurutse umudugudu wanyu ufite ibibazo n'abaturage mwe mutuze twumvikane dukora inama neza dusesuye ubundi irangire dufite God have mercy murabizi upon us. ikibazo cy'abajura ikibazo gikomeye nubwo umudugudu wanyu atazi ngo ame raporo ihagije ariko barazengereje abantu aho barara bamena amazu nawe se wowe abakobwa muceceke ako amagore wamba bari nicyo turaza kukigeraho hano nakiriye raporo kwececeka akuze uza amahane y'uyu mugore ariko se yaguyogoshije se amafaranga iyi nama noneho irimo urusaku murumva mwanyumvishije mwateze amatwi mu kanya twaje kwiga ku bibazo biri hano murumva ibibazo biri hano ikibazo festival ikibazo cya mbere ugiye kujya uhera ku murongo murumva ikibazo cya mbere hari ikibazo cy'ubujura tujye guca mu ncamake hari ikibazo cy'ubujura hari ikibazo cy'ubusambanyi byo gufata abana gukubita abagore itonde
no kutangira abantu babatera ibyuma mu muhanda n'injoro baragutangiriye se urukumva n'ibibazo baravuga gutyo ubundi abanyerondo babo bamaze we abanyerondo nibo biba we abanyerondo barara bate nagari amafaranga yawe nayo naguha wamaye amafaranga ushaka aha turahera ku hano hari umuntu banyoherereje bita Mukeshimana Louise afite ikibazo ngo sinzi ibibazo niko mudugudu yambwiye sinzi ibibazo afite ariko afite igisobanuro muceceke twakire Louise we nta bibazo afite muceceke twakire Louise atubwire ibibazo afitanye n'umugabo ngo mwakire Louise haguruka utubwire mureka ariko nanjye ndisobanura ceceka reka banza avuge twumve reka banza avuge twumve haguruka Louise mu byubahiro byanyu murakoze ngewe ikibazo afite uyu mugabo wanjye gusa dore n'inkovu mbese amuza kumenya ikibazo nifite icyo kibazo no guhaha biba ari ikibazo ikibazo cyane umugabo wawe ni uwuhe Louise madamu umugabo wawe ni uwuhe umugabo wanjye iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se yaha turashize noneho icara we ari undi Louise ko mbona bura ntago ari ugukubita uyu muntu namushobora nubwo uri mugufi ariko amahano utaragusumba Jesus! mwacecetse ko turaza kuguha ijambo ryawe akabanza akavuga turashize dore yasoje kuvuga ikibazo cyiwe wagikemura umva rero kuri icyo kibazo uyu mugabo nuko araza guhanishwa impande ya zahabu ikibazo cya Louise kirarangiye kwa Louise ntago ari Louise turashize ntabwo ikibazo cyarangiye ariko hari undi ufite ikibazo ufite ikihe kibazo tubwire ceceka we reka twumve ibibazo by'abantu rero njye nta bibazo baba bafite imana n'abantu aba bagore rero nabo we barakubwiye ngo uvuge ibibazo utangiye gushira ninde ukubwiye ngo imana n'abantu rero Titifu nawe wambaye umwana mwiza jya gusenga ntakibona ariko ingegera y'umuhungu yaraje kigitera babiwe pa wowe ukuntu mututse ingegera aba bagore banagukubita yaragiye amfata arasa ariko namuha amafaranga 50,000 nayagiye kuko aya mafaranga mama yari yambikije ndagenda nyashyira yo mu kibina ndagenda nyakura ndamuguriza arangije njye ambwira ati ntayo nzakwishyura inanyigamba umugabo wawe aragukwa akubita ndetse zongera ngo n'imitwe y'intoki natwe twumva umuntu umwe umukobwa rero yongeye ikibazo cyane ndashaka ntanyishyura agashyiraho n'amande kandi ushima umwana n'abantu nayimbosa amarira wongere kuvuga ngo uyu ahubwo ndeba ushaka no kunkubitira hano urakubitwa ahubwo ikibazo cyawe ariko ntabwo wakwibwiye amazina yanjye yitwa Mukesha uko witwa Giovannis okay n'umukobwa ntabwo witwa Giovannis witwa Mukesha gitifu nawe umva Mukeshimana Louise hari uwundi ufite ikibazo sinjye banza ko nitwa Mukeshimana nyine ubwo muri kirano uyu mwana se we yabaye iyo mubana mu bipangu muceceke twakire abana baza kurega ku kagari tubwira amazina yawe nta mwana bihagarika ku ceceka we kandi mwakuboshye na gitifu byibuka ukavana ukarika kuza ngo wagiye kwa gitifu tangira utubwira amazina yawe rati twakira ikibazo cyawe navuze ngo witwa we washyitse wa mugore mwamuhaye mikoro gitifu wese aba agomba gutanga mikoro mu kagari we mwacecetse witwa yego ubwo ni Marina kigitera babiwe pa yego rati ceceka kumva mugenzi banyu bagenzi banyu niwe washatse
ariko n'abaturage mwe turi kumva ibibazo bya bagenzi banyu nyine ceceka twumve uriya mu mwana azamuye ikibazo kiri logique kimeze neza ureba ntari mbese neza cyo kibazo kibera neza vuga rata kifoye wavangiwe Hey, gitifu arakwishyura. amwishyura se n'isaha mutwaye se ntirwa Shima. Ndavuga ibintu utari muri ubundi ufite ikibazo muceceke mwabagabo muri abagabo sindizi nimba muri n'abasore ikibazo ariko aba bagore bagwaye ruswa haguruka nawe uvuga ikibazo cyawe twe ntabwo mbere yuko kugana amagambo menshi mabure n'umugore mudugudu abanza y'ishuri hano hantu sahati 350 urishyura. nawe ntabwo aheruka kwishyura abakobwa rero amakunda y'abaturage uretse mbanze bavuga uretse mubwire ikibazo kimwe uyu mugore nubwo ari kundeka igitego kananya mubwire ikibazo kimwe uyu mugore uza muri game urumva mama uyu mugore nawe nubwo abandega ngo ndamuzengereza ngo ndamukubita nawe afite inshingano nyinshi atarangiza mu rugo rwiwe cyane iyo cyose yabyaye nicyo kibazo wari ufite none se ubwo urumva atari ikibazo kihe inshingano nk'izihe zacu zimwe zo kugira abagore se inshingano baba bafite mu rugo ntabwo muzi we ntazo uzi gitifu rero umuryango ndazizi ufite umugore ibaza umugore wawe nta nshingano ikibazo cyawe icyaro numvaga nta famille ugira ngo nyumvire nyumvire bano bagore n'ubundi yuko batangaza uriya n'umukobwa ubyibuka namwe umusore yangu umusore yeje nta mugore ndashaka umva mugore batandukanye ntabwo umva uzisama buri bintu ari gukora umuturage kabahagurutse murandebera mwa baturage mwe mwese uriya yaje mu nama uriya mugore nk'ubu ngubu agiye gute ikibazo cyawe wa mumama we kugira ntagikemuye biragenda gute kandi udahari okay uriya reka tumwihorere fata nawe umusheri ni wowe ugiye gukurikira vuga nawe haguruka mu byubahiro byawe reka njye ntago njya amaguru haguruka wa mugabo ikibazo gihari dore ni wicaye mu isambu utarishyura umaze amezi 3 utarishyura ahangaha urava hano none se bwaracyamara icyaho mu kibazo cyatumye nishyura uyu nawe urimo kandi wavuze ko muri isambu twarayikodesha ahubwo niyishyura igitifu uzabuze amafaranga ariko n'ukuntu agiye gushyingiranwa n'uyu mukobwa ari muri izi akagari ni kakwishyura cyangwa umurenge niwo wishyura wabonye message ra akagari kayobora bambwiye ko yuko bakwishyuye kandi muri totali nakoze nohereza ku murenge amafaranga yawe yararimo ariko urumva imitwe afite umwuma waratwishe ntago derukana wohereza ku kagari kakohereza ku murenge wohereje yuko watamiye umwumbati abaturage b'Abanyarwanda mwakoze kwitabira inama muri abaturage beza ibibazo byanyu nabikemuye nubwo wakemuye ibihe bibazo barakwishyura ugiye ku kagari bari bukwishyura nawe ikibazo cy'umugore wawe wowe umva nzanira ikote umva hano dore ku murenge barimo kumamagara vuba hari inama yindi ngiye mu murenge umva rero inama tuyirangirije ariko gitifu urashaka gukubita abaturage none musiga mwubahuka n'abayobozi bacu bari abagore nabo uratanga amafaranga yacu nyambika ikote ngende ariko sibi ni ibiki none umuntu avuye mu nama wisurangiza inama
ibyo ngibyo rero babikubwira. ese ni kwa tose murabijyanye none se wanyishyurisha amafaranga Banza wishyura amafaranga ibindi biraza. ni ikihe kibazo ugende ku kagari babishyura Iyo mitwe yo gutanga ibibazo ukahitamo. ese wambaye n'ikote ryanjye Murakubitwa hano kirabareba. Muretse ahubwo gitifu n'ubundi ni igisambo ubwo murabijyanye turabijyanye. twigendere mani iki nicyo kibazo navugaga cy'ubujura reka ngende ndohereza abanyerondo muri You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say